nanone Mana turagushima. Uri Imana yitwa ndiho, uri Imana itureberera aho tutareba, uri Imana igendana natwe, uri Imana ikorana natwe, uri Imana ivugana natwe, uri Imana twiboneye, uri Imana tutumvanya abandi, izina ryawe rihimbaze. Mwanya nk'uyu rero turaguhamagaye kugira ngo urukire kubana natwe, mirindi yawe Mana yumvikana ahantu, mbaraga z'abana b'abantu zibure, aho bwiza wo mu ijuru zimanuke. Mana reka gukora kwa Satani kose tumucyare mu izina rya Yesu. Ibihome bya Satani byose turabirimbuye. Reka ugende Mana uzenguruka urusengero, ugere kuri buri wese wicayemo yumva ijambo ryawe, kandi kuri alitari ihagarareho, kiruta byose udutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zawe ziboneke Mana. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu. Itarimwe niyo Mana iyo turi. Amen. Haleluya. Kagenze bi. Haleluya. Haleluya. Abukiri kumwongera kumera Imana yacu amashyi menshi cyane. Badusomeye ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, batubwira ku nkuru y'umwami bita Benihadadi ndetse n'umwami wa Ahabu bita Ahabu. Amen. Iri jambo ry'Imana rero nashatse ko turiganiraho kugira ngo dusangire intego iboneka muri iri jambo ry'Imana ivuga ngo Imana yacu ireba hose icyarimwe. Amen. Ijambo ryagezeho mu ntangiriro z'iki cyumweru, numva mwayo mavuta ndi kuyazamukiramo kurinda ngera kuri iki cyumweru. Rero dushimye Imana ko yakomeje kongera kumishurira kuri iri jambo ryayo. Imana yacu ishimwe. Umwami Benihadadi ngo yari umwami wumvaga ko yari akomeye, kandi yumva ko nta kintu cyamurindimura. Yari ayoboye ubwoko bw'Abasiriya, ariko na Ahabu nawe ayoboye ubwoko bw'Abisirayeli. Abo bami bombi uko ari babiri rero bose bari bayoboye, ariko icyo Ahabu yari arusha Benihadadi nuko we yumviraga Imana. Nimwumvira Imana, atari Imana by'umugore we yazanye, atari yatangira kubiha umwanya ngo bikore, yari ari kumwe n'Imana neza. Amen. Mw'iyo minsi rero umwami Benihadadi we ngo yumva ntabwo anejejwe nuko Ahabu atunze ameze neza, ashaka kumwishongoraho. Warangije ngo mutuma intumwa, baramubwira ngo atuma abantu ngo mugende mumbwirire umwami Ahabu abahereze ibintu byiza by'agaciro biri mu nzu ye. Satani nawe agereye iby'agaciro, yarebe iby'agaciro mukazajya mubona yageze ku mukozi w'Imana ngo nuko umuntu ugase yamugeraho, kandi Satani nawe arebe iby'agaciro. Rero Benihadadi nawe ngo aricara, baravuga ngo nkeneye ibintu by'agaciro, ifeza, ibiri mu nzu yawe by'agaciro, ngo ubinyohereze, ngo ubimere abo bantu kandi ubibamere vuba. Amwishongoraho bayimubwira ati mu bantu n'ubwishongoro bwinshi cyane, ngo izo ntumwa zigeze kuri Ahabu ngo zirabimubwira, ngo Ahabu nawe atekereje ko Benihadadi akomeye cyane. Ngo ibyo birashoboka ko ntabwo kandi igihe tukacogozwa n'incango ngo duhura na idobo turibo, tukibagirwa ko Imana yacu ifite imbaraga. Ngo Ahabu barabyemeye. Ngo umwami yongera gutumaho none, baravuga ntabwo nkeneye bya bindi bifite agaciro gusa, za zahabu, ya mikufi, ya feza, ntabwo ari byo ngikeneye gusa, ahubwo ndagira ngo mumenyeshe ko n'abagore beza bari muri icyo gihugu cyawe n'abakeneye. Ako gasuzuguro. Noneho n'abakobwa beza bari nabo n'abakeneye. Ngo Ahabu baricara, urakora inama basangikira n'ibyumvikana, ariko bashaka ukuntu bazatera kwa Benihadadi, basanga birakomeye.
basanga Abasiriya bafite ingabo nyinshi, basanga baba barabiteguye, kuko umuntu ntabwo yagutuma ngo mpereza ibintu byo mu gihugu cyawe bifite agaciro atakwiteguye. Ngo ariko amen, haleluya, haleluya. Bakibaza gutyo uko biragenda, Imana yohereza umuntu wayo ngo aramanuka, ngo asanga Abisirayeli bateranye, wasanga Ahabu n'abandi bakuru bari bafatanyije kuyobora kiriya gihugu buriya bwami, ngo arababwira ngo Uwiteka yavuze ngo arabakugabiza. Amen. Habu ngo ntabwo ari kubyumva neza. Imana se niba Imana yavuze ko izabangabiza, ninjye uzatera cyangwa nibo bazantera? Awe Yese atangira kwishiramo akanyabugabo, abati ibyo aribyo byose ubwo Imana itangiye kumpa amakuru byashoboka ko nzatsinda. Tujye tugenda dufite amakuru tuyamenya gute? Nuko twabaye gukaraba. Makuru tuyamenya gute? Nuko twabanye n'Imana neza. Makuru tuyamenya gute? Nuko twavanyeho bya bizinga bitwanduza bigatuma tutabasha kuvugana n'Imana ngo tumenye amakuru y'ibiri inyuma y'ibyihishe. Amen. Haleluya. Mana yacu igirwana kandi kanisha. Amen. Rene ndirimbo mwaririmbye ubwa mbere ngo runtere kakanote ubwa mbere mumavuta nta kibazo. Amen. Haleluya. Haleluya. Mana yo mw'ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse, kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye, kuko utari Imana y'amagambo, uri Imana y'imirimo. Amen. Umuririmbyi yaririmbye ngo kuva nakumenya ntabwo ndabona abo wagize ute, kandi ngo ntabwo uri Imana y'amagambo gusa, ahubwo no mu bikorwa uri Imana. Ntabwo Imana ijya ivuga gusa ngo itumye umuhanuzi wayo ngo birangiriye aho ngaho, ahubwo ijya ivuga yarangiza igakora. Impamvu rero mwumva aya makuru muyumve neza. Impamvu bya bindi wabonye byatinze gusohora, Imana yakubwiye, ari ibintu bibiri bishobora kuba birimo. Shobora kuba connection ufitanye n'Imana yaracitse kubera kutakiyegera, ukabona biri kugenda buhoro. Iyo yaba impamvu ya mbere. N'impamvu ya kabiri, byashoboka yuko uwaguhaye amakuru wibwiraga ko ari umuhanuzi uturutse ku Mana ariko atari. Bijya bibaho. Ariko nagira ngo mbahe amakuru nyayo yizewe. Uwo muntu Imana yatumye niba ari umukozi wayo nyakuri, no kubikora izabikora. Amen. Haleluya. Kuko abakozi b'Imana ubu ngubu basigaye batandukanye, kandi abiyoberanye n'abishushanyo bose baza mu nzu y'Imana gahita za bakubwira ati ufite inzu ndaye ya LCD cyangwa ni Next, ati ni LCD, ati nabonye muri korodoro itambika yerekeza mu cyumba cyawe hari ahantu hakabya gupfunyika. Birasaba ko dusenga Imana ngo ibyo bintu bikore. Umuntu yaravangika arakoresha cyane. Yabaye Imana yamutumye ari Imana nyakuri, ari Imana twiringiye, ibasha kumubwira ngo uriya muntu afite inzu, kandi irongera ikamubwira ngo afite inzu ya esete, ikanamubwira n'icyumba cyawe. Si ngombwa ko manza yakubaza. Rero niba amakuru umuhanuzi yakuzaniye ariyo y'ukuri, no kubikora izabikora. Amen. Nagira ngo twihute, ntabwo nshaka ko dutinda. Abantu bo mu mujyi ngo bajyana n'igihe, nasanze nabo mu cyaro bajyana n'igihe, kuko aho twari twagiye kuvuga ubutumwa hari amakuru hari 12 y'abashitsi.
10 bafite indirimbo 10, abiri afite indirimbo 8, indirimbo 18 twarazisoje kandi dutaha kare. Rero nabo mu cyaro bajya bagira igihe. Amen. Nuko umuntu w'Imana amaze kumubwira gutyo, warangije aramubwira ati rero icyo nshaka kukubwira ni uko wari utegereje ko aribo baragutera kubera ko bafite ingabo nyinshi, ariko twe kubera agasuzuguro badusuzuguye. Kubera agasuzuguro basuzuguye abakozi b'Imana. Gusuzugura umukozi w'Imana ufite ibibazo. Ati kubera ko ari agasuzuguro, ndagira ngo mubwire ko Uwiteka yantumye ngo nitwe tuzabatera. Amen. Ati kandi amen. Ati tuzabatera tunyuze mu misozi. Ngo muri icyo gihe barabatera, ngo hanyuma Abasiriya baje kurwana, ngo bari bibwiye ko Abisirayeli bafite ingabo nkeya ziciriritse zitazi kurwana, ngo bagezemo ngo barabakubita koko barabarangiza, ngo basubira inyuma biruka. Amen. Ingabo z'Abasiriya ngo ziba ziratsinzwe. Ngo zigezeyo rero mu makuru. Amen. Zigezeyo Imana yongera kwera ku muntu w'Imana. Ngo rero buriya nubwo basubiyeyo, ariko ndagira ngo handi makuru, nubwo basubiyeyo ntabwo bagiye gucyo gusa. Munyemerere nje mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto. Twasomye dusanga umugabo witwa Pawulo. Mwagiye mu itorero ry'ibanze mu iki cyumweru gishize, niyo mwariye turaza kujyana neza. Uwo mugabo yarababwiye ngo rero impamvu ngifite imbaraga. Amen. Nuko Uwiteka nemeye ko yajya yohereza n'icyo gishaka, cya kintu cyiza kikansubiza inyuma kikankubita ibipfunsi, za ngabo ziza zikangwanya, ngo ariko ari intege nkeya zanjye zigeze niho Imana itangirira kugira ute gukora. Mu bundi buryo ntabwo Imana izakuneshereza utatangiye kurwana urugamba. Imana igikunda intambara, Imana ijya yemera ko tuzicamo, ariko kugira ngo imbere yacu tuzahamye kugira neza kw'Imana. Amen. Rero icyo kigeragezo urimo ntabwo ari uko Imana icyo irakizi neza, yanemeye ko kikugeraho, ariko ikigambire no kuzakoreshereza. Amen. Hanyuma rero baramubwira ngo undi mwaka bazongera baduteye. Hano nakunze cyane rero tugiye kugera kuri ya ntego. Amen. Uko bari gukora iyo nama, Uwiteka yaragenda akabwira wa muntu w'Imana ati rero Abasiriya bari mu nama. Nyuma y'inama zikwigaho hari izindi nama Imana iri gukoresha ku bantu. Andi buriya ushobora gutegereza ngo ndahita mvuga mu ndimi, iyo mpano nayo mfite, ariko mu byakire. Amen. Nyuma y'intambara nyinshi bategura, Uwiteka nawe ategura izindi ngabo zo kukurwanirira, kugira ngo za ntambara uzazicemo, kugira ngo rwa rugamba uzarucemo. Aramubwira ati turabizi neza ko bazadutera. Abasiriya nabo bati yewe bari abantu Imana yabo ishobora kubirwanira mu misozi miremire gusa, ariko mu bibaya ikaba itashobora kugira ute. Baribeshereye. Imana yakibera hose icyarimwe. Imana iba hejuru mu musozi, niba mu bibaya. Amen. Niba uri hejuru ku musozi bikureba, uri no mu kibaya bikureba. Abisirayeli nabo baravuga ati rero makuru twayemenye, noneho byashoboka ko bazaza bakanyura mu bibaya. Amen. Byashoboka ko noneho bazaza bakanyura mu bibaya, ngo noneho Abasiriya nabo baratera, ngo banga guca muri ya misozi kubera ko bazi ngo Imana ya Isirayeli iba mu misozi miremire gusa, mu bibaya itabasha kuhagera. Ariko bari barireshe Imana yakibera hose icyarimwe. Abantu mubyumvishe mu mbere Imana yakicyuhera.
niba ugifite amaboko ungaruhereza Imana yacu icyubahiro. Imana ibahumurize. Ngo baratera, ngo banyura mu bibaya, ngo bageze Uwiteka bakorera agashya. Hari agashya rero Imana igiye gukora ku bintu rwanda. Hari agashya Imana igiye gukora. Igiye kurwana idakoresheje imbaraga batekerezaga, ahubwo igiye kwishakira ingabo. Ibyo bintu Imana yabibwiye Elisa, irangije irongera ibikorera Abisirayeli kuri uyu munsi. Amen. Ngo babateye, ngo basanga Abisirayeli biteguye, ngo bicamo abantu benshi, ariko icyanejeje cyane Uwiteka amanura izindi ngabo. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo yakoresheje n'amabuye, ngo aramanuka, uko yarindukaga niko yagendaga yica Abasiriya bose bagira uteye. Mana yacu muzingo yabuze amaboko irayafite. Ikisaba ni ukugomba kuyizera. Mugarure kwizera kwanyu. Bindi Imana irabishoboye. Amen. Ngo amabuye arabica, ngo hanyuma amen. Ngo Abasiriya babonye ko batsinda ngo basubirayo, ngo ariko bageze mu rugambo byari byo byose noneho nibagaruka n'umwami bashobora kuzamwica. Ngo bigira inama yo kugenda bakajya ku mwami w'Abisirayeli. Ngo bakamubwira ngo rero umugaragu wawe. Amen. Urabizi neza ko Benihadadi ntacyo mwagira gute, ni hahandi Imana igibagarura, ngo baragenda baringinga. Amen. Mumbirinde ijambo rimwe ariko ubyumve ku buzima bwawe. Amaboko amwe nakurekura Imana izohereza niyo kugufata. Nubabaza nuko ari amaboko yakurekuye, wajya kuruka muti umuntu niringiraga yandekuye none ayo maboko. Ariko hari abantu turi kumwe mu mwuka. Ayo maboko yakurekuye Imana yiyemeye ku cyo gishaka cyiza nyine isiko wanya kakureka. Ariko uyu munsi ndagira ngo handi maboko Uwiteka amanuye kugira ngo afate aho yayandi yarahagereje. Amen. Nuko rero nimuti. Amen. Hanyuma nabarababwira ati rwose yewe nta kibazo ndabyemeye. Imana yacu itugirire neza. Iyo nkuru ni ndende ariko nafashijwe n'aya magambo. Imana yacu ireba mu misozi, igireba no mu bibaya. Nuko rero mumenye ko Imana yacu ireba hose icyarimwe. Hari ibyaguteye biturutse inyuma, ibyo ngibyo Imana iri kubibona. Hari n'ibindi byaguteye biturutse imbere, nabyo Imana irabireba. Hari n'ibindi byaguteye biturutse hirya, iri kubireba. Hari n'ibyaguteye biturutse hino, iri kubireba. Ahubwo wowe shikamamo ugumemo neza. Bibwira ngo Mana ndakwiringiye. Imana izaba amafaranga zaba kubita kandi muri izayama kubita muri abantu. Bivuga ngo ndakwiringiye kandi mubanje ntabwo njye ubwoba n'ibindi byose. Amen. Kubera ko niringiye Yesu, niringiye Imana, kandi iyo Mana ireba hose icyarimwe. Ahantu hose irahareba, no mu myenda twambaye, ibyo dutekereza, ko tugenda, ibiri mu nzu iwacu. Amen. Imana igumugisha, ibibuzemo ibishiremo. Amen. Mbese ngo vyani ngora amavuta yabanye muntu w'Imana. Turi kumwe isure twavuganye ku muri Rodebari, ari gihe tuvuga umuntu wavuye Rodebari yamubwira ariko bijya byemeza. Imana yacu ntabwo igikoresha ngo bisirimo gusa n'inya cyane irabikoresha. Amen. Hose ireba iharebera icyarimwe. Reka dusoze twigira kuri aka gatekerezo. Abantu banezerewe n'ijambo ry'Imana, mwasetse koko ariko muramurahozwe. Mani w'umugisha.
ngo mwibagiwe akajya guseka Imana yaciye hose cyane. Umubyeyi umwe ngo igihe yateguye umwenda mushyashya yateguraga no gusaba gushima Imana, hanyuma yaba yateguye igitenge cyiza, uwo munsi akazinduka kare aho bategurira amateraniro, akaza ati kare yazindutse, ariko yambaye ijyava kandi ntabwo barayibona atagize ute itagiye imbere, ntabwo bayibona. Ntagira agasaba umwanya, tumaze ku mwanya afite ishimwe yimvuye ku mutima. Ariko rero usanga ntabwo ahita bibaza wenda ngo aravuga ati wishimire imvuye ku mutima. Ariko twagiyeho barakubaza baturashima ibintu bivuga ngo iki, urakoresha igihe kingana ute, Imana igukorera iki? Hanyuma nawe umubyeyi ntibabimubaze k'uwo munsi, wakaza agashima Imana. Yaba yaguze inkweto nziza ihagaze, abamama bakora inkweto ihagaze, iyi nkweto idahagaze yakayambaye ntabwo aba yambaye neza. Kamari ndabeshye mu bantu b'abasirimu tuziranye Kamariza bamwe, akayambara wenda niba ari n'akantu yadodesheje, akaza agatambuka akagera imbere agenda gutya, yahagera ngo haleluya. Nubwo utari ukumureba n'uhita umureba, Satani yigishije abantu n'ubwibone, ariko Uwiteka arambwiye ngo aramanutse ahangane n'abo ngabo. Baravuga ngo ni ibyo mu cyaro. Yaba yaje yambaye n'akantu k'umugore, yego nabwo agasaba gushima Imana, ariko abantu ntibongere kwati ko ari bo muntu wagarutse ngo haleluya, munashima Imana mu byo Uwiteka yankoreye muri iyi minsi. Yabonye ibisangaje by'Imana, muraza kumera Imana yacu icyubahiro. Ibintu byasubije inyuma itorero, abantu ntabwo bakiza gutanga ubutumwa, ahubwo arazazana umwenda mwiza ugezweho akabona batari bubone, agasaba umwanya uwo munsi, agasaba ijambo, niba atari yatekereje no gushima agashima uwo munsi, kandi akavuga ngo ndaririmbira ku murongo. Ntabwo bashyira ku murongo wa kabiri ntabigire, ntabwo bivuyemo. Umurongo w'imbere uguhagazeho wambaye na kwa kumva, Imana ibagirire neza. Igihe njya mbivuga batamu, ariko biyemo nawe bavuze ko karakanu kandi turabanyamugi. Imana ibagirire neza. Uwiteka se mugize ngo ajya akoresha ngo abanyamugi gusa, yakoresheje icyondo se ahumura wa muntu urukara yewe ko ifarini ihari. Reka nihute, Uwiteka mbabona ko amaze kubirambirwa, kubera ko we yarebaga ibyo abandi bantu batagira ute batabona. Warangiye bati uyu munsi yewe Benihadadi we, uyu munsi Benihadadi w'ubwibone ndakurandura. Waragira ategura gushima mu gitondo kare, noneho ngo abyutse. Abadamu ni mwumve ko ari bo gusa, ese abagabo ni wese ateguye mu gitondo ngo arabyuka yambara cya gitenge gikomeye cyane, niba ari ijambo, niba ari ikuku, niba ari n'iki, ngo ni karabizi, ahita akubitamo n'ikibo hejuru kimeze ukuntu, wagishyira hejuru, warangije wakubitaho igitenge. Noneho hari uburyo ngo yateze ntigihagarare gutya, ntabwo aba yateze neza, wagishyiraho, ajya kugishyiraho ari kuri miwari, ashyira hejuru, aratega, kirahagarara. Ijabo nayo hano hasi igira ute, ariko hejuru harimo ikibo. Arangije arabyuka kare ati ndasaba gushima Imana. Noneho muri ibitangaza by'ikigo ati turamwimira gushima Imana. Ku mwanya wo gushima Imana
ngo bagiye kubona abona arahagurutse ukora bari yarabitubwiye Imana ntiyemera ko atsikira. Buri Imana iramutse ikubita abantu bayibeshira hano imbere yatumara yadukubita hasi. Imana yacu itugirire neza. Iyi Imana yemera ko ahagarara imbere warangira urashima Imana Uwiteka yamuri ariko mumfashe dufatanye agakorasi. Watera ikorasi ngo barabyina bagenda bahagurutse bamurika bati twagiyemo hanyuma n'abandi imbere bajya kujya imbere akajya imbere y'abantu kugira ngo babibone neza. Agatangira akagira gutya agatangira akagira gutya agatangira akagira gutya. Shima rirahagarara. Pasiteri bati n'ibiki bibaye. Shima ritarihagarara agenda ntabwo yagitoraguye no mu ntebe aricara. Pasiteri bati mureke dusenge Imana. Ati mugihe twarinjiriwe ariko Uwiteka yareberaga hose. Rero nagira ngo mbwire nubwo yabibonye akabireka ariko mugihe yarabirebaga. Ibyo yabonye tangira uri ku musozi hejuru yarabirebaga, n'ibyo mu kibaya yarabirebaga, n'ibyo mu cyumba yarabirebaga, yemwe n'ibyo mu mutima yagira gute. Imana yacu irebera hose. Iyo Mana yo mu misozi, niyo Mana yo mu kibaya ireba hose icyarimwe. Iyo Mana niyo turi kumwe. Niyo Mana itigeze iremwa kandi ntizagire iherezo. Amen. Yisanzeho iyo Mana niyo turi kumwe. Amen. Niryo tangazo rero. Iyo Mana yacu niyo turi kumwe. Iyo Mana yacu niyo turi kumwe. Kubera ko itigeze iremwa nta n'uwayishyizeho ngo yegarane. Niyo mpamvu no kubikora izabyikora. Waragumamo gusa ugeraho kwe ukwizera n'ibindi byose no kubikora izabyikora. Uwiteka turagushima turaguhimbarira Mana turacyakunezerewe cyane. Twibutse kuri Imana yo mu misozi ukaba n'Imana yo mu bibaya. Ari ibintu byinshi byaduhiga, ari ibintu byinshi byaduteraga biturutse hirya no hino, ariko twibutse ko Mana wigeze uturengera. Izina ryawe rihimbazwe. Niyo mpamvu twizeye neza n'ibiri imbere urabishoboye. Iyo mirindi ya Satani yose twizeye kuzayimenagura. Ngwino utugirire neza rero. Ngwino ugera hano n'igacuba Mana duhagarareho rwose. Urakoze kuri Imana iri kumwe nawe. Natwe dushoje dukoma amashyi menshi n'impundu. Haleluya.